Reka tubashimire mwese mukomeje gukurikira gahunda za Radio Umucyo, dushimire mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kandi tubahereza ikaze mu kiganiro Umucyo mu muryango cyo kuri uyu mwanya. Turabashimira kandi turabahereza ikaze abari hirya no hino, abadukurikiye kuri radio ndetse n'abadukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga za radio, abari kuri TuneIn ndetse n'abakurikira kuri FM aho muherereye mwese. Nikaze rero mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, ni ikiganiro Umucyo mu muryango. Turagarutse kugira ngo tuganire, ikiganiro ni umucyo kandi twifuza ko umucyo ugaragara ahantu hose, kandi umucyo ukaba uri cyane cyane uri mu muryango, abagize umuryango, umugabo n'umugore bakaba bameze neza, bishimye, abana bishimye, abantu bose bari mu rugo bitewe nuko bahari bakanezerwa bakifuza kuba bahari. Rero tubahereza ikaze kandi tubabwira ngo tuze kubana, dukurikire, tujye inama, tugirane inama aho muherereye hose. Ikiganiro mwagitegura nanjye Cecile kandi ni njyewe ujye kukibagezaho, ariko nk'uko bisanzwe tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye muri iki kiganiro, kandi bagenda nabo tuba twabatumiye kugira ngo batugezeho tuganire ku nsanganyamatsiko zitandukanye zidufasha kugira ngo uyu mucyo ugaragare mu muryango. Umuryango rero niho dutaha, umuryango niho twifuza kuba turi, niyo mpamvu twifuza ko n'ubundi aho ngaho tuba turi hagomba kuba hari umucyo kandi buri wese abigizemo uruhare. Mu muryango rero tuvuga niho dushaka ko nawe uza tugafatanya kugira ngo hagaragare umucyo, hagaragare umunezero. Ikiganiro rero Umucyo mu muryango, bahereje ikaze mwese. Turashimira abantu baduhamagara batubwira ko ibyo tubabwira bibafasha, ndetse hari abaduha ibitekerezo bitandukanye, hari abaduha inama zitandukanye, hari abadusaba ko twabafasha tubagira inama zinyuranye. Mwese mukomeze mwumve ikaze kandi twizera ko dukomeza gufatanya. Rero nk'uko nari nababwiye ko turi kumwe n'umutumirwa, kugira ngo tumuhe ikaze atangire yibwira bumva ikiganiro, ndetse n'abakurikira kuri YouTube channel ya radio, kugira ngo n'ubundi tuze kuganira bamuzi. Karibu. Murakoze cyane, nange ndishimye kandi ndanezerewe. Ndabasuje mwese kubibwira ntago bikomeye, biroroshye cyane, no gushize bamwe twabanye ariko ndaharabo tubonye bwa mbere. Amazina yanjye nitwa Flavia Baninema, ndi umumama, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umutware n'abana. Yego. Mwamwumvise rero ni Flavia Baninema, niwe tugiye kubana mu kiganiro. Ntago akiri umushyitsi cyane, ni umusangwa, kandi ndizera ko turi bugirane ibihe byiza tuganira, kuko afite ku mutima we umuryango, gufasha umuryango, gufasha ubushize. Rero mu kiganiro cyacu tuganira yatubwiye ku gitabo yanditse kivuga ngo birashoboka cyangwa se rurashoboka. Ushobora kwibaza ngo ni uruki rushoboka, ushobora kwibaza ngo ni urukundo, cyangwa se wenda ukagira ukundi kuntu byita, ariko ni urugo. Se urugo rurashoboka, ko byashoboka ko abantu bakubaka bagasazana, bakabyara abana, bakuzukuruza, bakashyingira, bari kumwe kandi bari mu munezero. Twabiganiriyeho rero kandi tubona ko bishoboka. Urugo rwishimye, urugo runezerewe, twabonye ko bishoboka, kandi birashoboka ko mu rugo habaho n'urukundo, abantu bakaba bameze neza. Uyu munsi rero turagarutse kugira ngo tuganire na Flavia, tuganire ku nsanganyamatsiko twateguye uyu munsi ku bijyanye n'ibikomere, kubera ko mu muryango iyo abantu bahari hari igihe bashobora kuhakomerekera. Abantu bari mu rugo bashobora gukomerekera mu rugo, ushobora gukomerekera mu rugo uri umwana mutoya, ukagira igikomere, rimwe na rimwe inkovu ntituzibone, zigaragara inyuma, kuko hari ibikomere by'imbere mu mutima n'ibikomere by'inyuma. Ariko cyane turagaruka ku bikomere by'imbere mu mutima, kuko cyane ari byo usanga bigira ingaruka ku muryango. Uyu munsi rero turagaruka kuri iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo
ni gute nakira ibikomere natewe no kuba mu muryango cyangwa se nagize kubera aho nabaye, uburyo nabayeho, ibikomere byanjeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ubuzima umuntu abamo yisangamo, uko yavutse, uko aho yavukiye, ubuzima umuryango yavutsemo, ibyamubayeho mu buryo butandukanye. Ni ibyo turi bugarukeho, ni gute nakira ibyo bikomere, ni gute nagira ubuzima bwiza budafite ibikomere, kuko burya abantu baravuga ngo iyo umuntu akomeretse nawe arakomeretsa. Rero iyo niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganira. Nkaba natangiye avuga ngo Flavia, wenda mu buzima bwawe wabayemo utarashaka, ushize watubwiye ushaka, ibyo wabayeho uri umwana, mu buzima bwawe wumva wabayemo hari ikintu cyaba cyaragukomerekeje, ndavuga aho hahandi ukiri umwana mutoya, wenda turaza kugera mu rushako cyangwa se n'ahandi, ariko wambwira ikintu wumva cyagukomerekeje mu buzima bwawe uri umwana, wenda aho umenye ubwenge ukavuga uti iki kintu cyarankomerekeje ku buryo numvaga nankomeretse. Urakoze cyane. Buriya ibikomere nk'uko utuganiriye wenda cyangwa se utangiye umbaza, buriya ibikomere by'umuntu biratandukana. Umuntu ashobora gukomereka ari mutoya cyangwa akomereka akuze. Umuntu muzima cyangwa se umuntu uriho ufite ubuzima birashoboka ko yakomereka, kandi akenshi umuntu akomereka atabiteganyije. Gukomereka nyine ni ikintu gisa nk'igitunguranye cyangwa se kikakubaho utari ukiteze. Ntekereza ko iyo umuntu akomeretse nta muntu ukomereka yari yabyiteguye. Rero umuntu mukuru yakomereka n'umwana yakomereka. Urumva jenda mu bwana bwanjye ku giti cyanjye nanjye hari ibyankomerekeje, nigeze gukomereka. Ikintu gishobora kuba cyarambayeho kikankomeretsa cyane, warumbaje utaho umenyeye ubwenge, numva igikomere cyambayeho ngewe gikomeye cyangwa se cyo kuva mu bwana, ni ukuba nabura ababyeyi. Kwisanga uri umwana mutoya udafite umuntu uhamagara mama, udafite umuntu uhamagara papa, kandi nyamara mu gihe kibanjirije icyo wari ubafite, ukisanga udafite papa udafite mama, ni igikomere navuga ngo kitoroshye. Ubupfubyi ni kimwe mu bikomere bishobora kuremerera umutima. Ariko nk'icyo gihe nkiri umwana ntabwo numvaga ko biremereye, nyine byari bibabaje ku rwego rwanjye bw'ubwana cyangwa bw'imitekerereze yanjye nk'umwana. Byari bibabaje, byari biri aho, ariko uko ngenda nkura nibwo naje kubona ko cya gikomere gikomeye. Igikomere cy'ubupfubyi kirakura, uko ugenda ukura amenya nacyo gikura. Igikomere cy'ubupfubyi kirakura kugeza ku rwego, sinabwira gute, kugeza ku rwego uyu munsi ndi umubyeyi, ndi umumama, hari aho ugera ukavuga uti, hari aho ugera kakantu kagukomerekeje kakagaruka ukumva kagisa nk'akagize imbaraga muri wowe. Tuvuge nimba warabaye imfubyi uri umwana, ijambo kuvuga mama ubwabyo bawumva ari nk'ikibazo cyangwa kuvuga papa. Noneho wenda ugize nk'inshuti zifite ababyeyi, barashatse barabyaye, ukumva umuntu ngo mama azaza kumpemba, ngo iwacu bazaza kumpemba, ukumva ni ikintu. Noneho wabyara ukavuga uti harya ninde uzaza kumpemba, ukumva nyine abashuti bashaka kwiyogaza akaguhemba, abaturanyi se, abo musengana se, ariko kuba kakantu ko kuba nta mubyeyi uhari uri buguhembe, ukandi ukumva karagukomanze cyane. Nuvuga ngo ngewe waba uri kwa muganga ugiye kubyara cyangwa ugiye kubyara ukiyotsa nta muntu muri kumwe, niwe wamumerekeje cyangwa se ukumva niwe wakaba yari hafi aho ngaho. Rimwe na rimwe ukaba wanajya kubyara uri wenyine n'umugabo wawe. Rimwe na rimwe ukaba wanajya kubyara wenyine cyangwa se ikindi gihe biterwa. Gusa naje gusanga ibikomere umuto yakomereka n'umukuru yakomereka. Ikintu rero ngewe igikomere navuga ngo nacyambayeho gikomeye nicyo ngicyo cyo kuba imfubyi cyangwa cyo kubura ababyeyi uri mutoya. Noneho uko ukura nacyo kikagenda gikura, uko uhuye n'akabazo mu buzima bigakura. Wenda ushaka kumbaza harya ndakuvugiye cyangwa kumbaza iki gikomere cyakize gute cyangwa ukibana nacyo gute. Buriya hari ibikomere bikira hari bidakira. Muri uko gukomereka kwanjye amahirwe nagize yatumye mbondi uyu munsi. Hari bidakira ukamenya ku buryo ubana nabyo. Ukamenya uburyo ubana nabyo. Ngiye amahirwe nagize ku buryo uyu munsi nshobora kuba navuga ngo amahirwe nagize muri uko gukomereka kwanjye, namenye Imana. Namenye Imana ndi mutoya, njya mu rusengero, njya mu bantu b'Imana, njya mu murimo w'Imana. Buriya kuba mu murimo w'Imana nabyo birarinda, biri mu bintu byabashije gutuma mbana n'ibyo bikomere, nkabasha
nkabasha kuba undi w'uyu munsi. urakoze cyane umaze kutubwira ko wenda hari ibikomere byinshi ariko hari byinshi. kiba cya kindi umuntu ashobora kukubwira ugahita wumva nicyo cyiza Gikomeye. ukaba wahita ubwira umuntu uti ubu narakomeretse hari ibintu byinshi byankomerekeje ariko iki ngiki ni injyana mu kuko wumva abana nacyo umubyeyi wagiye ntiwamugarura wenda ngo uvuge ngo igikomere nshobora kugikira wakabaye ugikira neza mama agarutse ukaba wagikira papa agarutse icyo ngicyo cyo aba umuntu ntawe kijya ubona abana bakuze ukavuga uti wenda iyo mama bariho akabona abuzukuru akabona abana banjye byari kumunezeza ariko ntabwo hari ubwo rero ibyo ni igikomere cyakubayeho ni ukuvuga ngo rero umuntu ashobora gukomereka mu buzima bwe kandi ari aho arumva icyo ni cyagukomerekeje hari n'ibindi wenda watubwira ibindi bikomere bishobora kuba ku mwana wenda turaza kugeraho ese wabijyanye gute mu muryango se wenda n'ingaruka bishobora kuba byarakugizeho turaza kubirebaho ukavuga ngo mu by'ukuri hari ibindi bikomere bishobora kubaho ku bantu mu gitabo wanditse hari aho wavuze ku bikomere amoko y'ibikomere ashobora kubaho wenda n'impamvu zabyo urabisobanura watubwira ngo ese ibyo bikomere wenda wabihashuriwe gute wabibizeho wabikozeho ubushakashatsi gute kugira ngo bigire n'aho bishyira mu gitabo? Urakoze cyane. Buriya igikomere ni ikintu kigari. Igikomere ni ikintu kigari. Hari igikomere cyiza denku kikaba cyahita kinarangira ariko hari n'igikomere cyiza kigakura nk'uko nari mbivuze, hakaba n'igikomere kidakira ariko kigasa nkaho niyo cyakira kikagusigira inkovu noneho ukamenya uburyo ubana na ya nkovu. Noneho hari ukuntu uba ufite igikomere cyangwa ufite n'inkovu ukagira n'ibindi bintu ushobora gutoneka mu buzima nk'aho ngaho wenda nawe ko atari umwanya w'ubuhamya navuga ibintu byinshi cyane byinshi bitandukanye. Icyo gihe nk'iyo ufite igikomere kimwe gishobora kubyarira ibindi bikomere byinshi. Ushaka kugira igikomere cy'ubupfubyi kikakubyarira ibindi bikomere bigiye bishamikiye kuri ako kantu. Aho ngaho sindi buhatinde. Warumbajije ibindi bikomere umuntu ashaka kugira mu bwana. Buriya nandika nk'uko bivuze mu gitabo nanditse nagerageje kwandikaho bikeya. Buriya ibikomere biri amoko atandukanye kandi ikindi ibimenyetso byo kuba umuntu akomeretse hari ibimenyetso bishobora kwereka ko ukomeretse ariko ugasanga ntiwari ubizi. Ni ukuvuga ngo amoko y'ibikomere atandukana. Hari umuntu ukomereka ari umwana, ubwo nari mbahaye urugero rwanjye. Hari umuntu ukomereka ari mutoya, hari n'umuntu ukomereka akuze akaba yaribereho mu buzima bwe nta kintu cyamubabaje nta kintu kiza kimukomeretsa, ahubwo noneho yagera mu muhamagaro we, yagera mu gihe cyo gushaka akaba yakomereka, akaba yakomerekera mu rushako rwe cyangwa mu rugo rwe amaze kuba mukuru. Hakaba n'ukuntu umwana ashobora gukomerekera mu bwana bwe atari uko abuze ababyeyi, akaba afite ababyeyi, akaba aba mu muryango ariko wa muryango abamo b'ababyeyi bwo bakaba bamukomeretse. Hariho umuntu ushobora gukomeretswa n'ababyeyi be cyangwa akaba yakomeretswa n'abavandimwe be cyangwa se umuntu akakomeretswa nyine n'umuryango abamo. Byose birashoboka. Hari kuba wakomereka kubera kutagira umuryango ariko no kuba wagira umuryango nawe ukawukomerekeramo. Buriya hari ukuntu ababyeyi nkatwe tuba twubatse dufite abana turere cyangwa se abana bacu, ukaba wakomeretsa umwana nyamara wowe utabizi nk'umubyeyi, ukaba umwana wamusigira igikomere akazagikurana ariko wowe utabizi ko ugize umukomeretsa. Bibaho. Cyangwa se ukaba wagirirwa ubuntu wenda ugasoma nk'ibitabo nka gutyo ukaba wasoma ukavuga uti nimba umwana ashaka gukomereka afite se na nyina akaba yagira ikintu cy'igikomere gishaka kuzamugiraho ingaruka ari mukuru, ugahita usoma ugakanguka ukavuga uti reka ubwo nagiriwe umugisha nkaba afite abana nitware gutya kugira ngo basi nubwo njye nakomeretse nubwo mfite ngiye byankomerekeje ngerageje kudakomeretsa ab'iruhande rwanjye cyangwa bazankomokaho. Urakoze cyane. Urumva ko ibijyanye n'ibikomere wari wabitekerejeho. Ahangaha umuntu yakwibaza ngo ese ni ryari nshobora kumenya ko nakomeretse, kuko buriya iyo umuntu arwaye cyangwa se yakomeretse gutya cyangwa se yasitaye, sinzi niba wenda abana bo mu kinyejana bazi gusitara, ariko gusitara ukagenda ukajya nk'ahantu ugakubita ino kwibuye, ngira ngo abantu benshi ntabwo bayisitara basigaye bambaye inkweto. Kera warasitaraga umva inuka rica neza ugasanga umuntu ahora yasi ubundi byagiye ugasanga araviriranye. Igikomere kirahari kuko wasitaye
cyangwa se hari byakubaga icyo gikomere ukabura gifite ukamenya uburyo ukivura kuko birakubabaza ni umubiri urabizi ko wakomeretse kuko nujya no koga uritwararika sibyo nujya no wenda urajya no gushaka kwambara inkweto wakomeretse ujya kwambara n'inkweto uramenya ngo hano ufite igikomere icyo gihe urabizi ko wakomeretse kuko n'ububabare urabwumva hari igihe rero umuntu akomereka ntabimenye uri wabikomejeho gatoya ariko kugira ngo bitugiremo imitsi kuko umunsi hari igihe ushobora gusanga abantu bakomeretse barakomeretse n'ibintu byababayeho wenda bimwe na bimwe ugenda ubikoraho bikaba byarabakomerekeje ariko batabizi uyu munsi bakaba basa naho batazi ko batoneka ibikomere byabo bafite. Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Hari umuntu ukomereka akabimenya, hari n'ukomereka ntabimenye. Wenda nguhaye urugero nk'ako gace nari nguhaye wenda ko ubuhamya bwanjye ngo narakomeretse ngo nabuze ababyeyi ndi muto, icyo gihe bimbaho ntabwo namenye ko ntabwo nabifashe, ntabwo namenye ibimbayeho niko navuga, ntabwo namenye ko bikabije, ntabwo namenye ko biremereye bya bintu bimbayeho, ahubwo ubuzima uhita ukurikizaho nyuma yawo nibwo ugenda ubona ko ibintu bisa nk'ibikomeye. Yego, ubura ababyeyi mu nshingano. Yego, ugatangira ukabona iki ntawe uri bukibaze, ugatangira ukabona nta muntu ugufitiye impuhwe, ugatangira nta muntu uri bumenye kuri ugomba kujya kwiga, ugatangira ukabona hari ibintu byari bifite undi bireba kuri wowe bitari kureba. Akenshi rero hari igihe umuntu akomereka ntabimenye, ahubwo uko iminsi igenda ishira ukabimenya. Noneho waruvuze ngo ni gute ushaka kumenya ko wakomeretse cyangwa ko wakomeretse. Buriya abanyarwanda rero niyo bavuga ngo ubwenge burarahurwa cyangwa ubwenge umuntu abukura ku bandi, buriya hari ikintu utamenya kubera ko nyine nta bumenyi ugifiteho. Buriya uramutse urwaye nk'indwara, hari indwara ushaka kurwara ntumenye ko uyirwaye ukazamenya ko ugiye kwa muganga. Cyangwa se ukaba ufite wenda nka malariya muri wowe, kubera ko nta bimenyetso bikabije biragaragara, nta muriro uragira, nta mutwe urakurya, ntubimenye ariko nyamara suka mu mubiri wawe ka malariya katarimo. Ni ukuvuga ngo rero iyo wakomeretse hari ikintu gishobora kubaho runaka kigakangura cyangwa se kikazamura ibimenyetso bigaragara ko ushobora kuba urwaye. Buriya hari igihe umuntu akomereka nyine ntabimenye akaniberaho gutya akumva nibyo, akumva nibwo buzima, akagira ngo n'abandi bose niko babayeho. Buriya hari igihe umuntu yakomeretse aba azi ko abantu bose bakomeretse, cyangwa urwaye ukagira ngo abantu bose bararwaye, ariko si byo. Buriya hari ikintu gishobora kukubaho ugahita ukanguka ukavuga uti buriya narakomeretse. Nk'ubu hari igihe dushobora gusoma nk'iki gitabo tukajya nko muri aya paje y'ibikomere tukavuga tuti reka turi amoko y'ibikomere. Hari ubundi amoko y'ibikomere ni ayahe, ubundi ikintu bita ibikomere ni igiki, cyangwa se tugasoma nko kuri iyi paje tukavuga tuti hari ibimenyetso bishobora kwereka umuntu ko yakomeretse nyamara wenda atabizi. Ibi bimenyetso twabisoma umuntu udukurikiye akaba yakanguka akavuga ati uzi ko burya nanjye mfite igikomere, uzi ko burya nanjye nkomeretse. Akenshi rero hari igihe umuntu akomereka ntabimenye igihe ataraba ikintu kimwereka kimwishurira cya kintu. Umuntu ashobora kuba arwaye malariya muri we ataragira ibimenyetso by'umuriro. Urabona nk'ugiye kwa muganga urwaye, muganga arakubaza ati ese ibimenyetso ufite ni ibihe? Ni ibihe bimenyetso ufite? Ni iki gitumye, ni iki wumva uriyumva ute? Muganga akaba yakubaza. Rero no mu buzima cyangwa se ibikomere by'umutima kuba bitagaragara, hari ikintu uhura nacyo mu buzima kigahita gikwereka ko burya ukomeretse nubwo utari ubizi. Urugero wenda kubera ko umwanjye ubu maze kuba umubyeyi kandi maze kugira igihe nganira n'abamama benshi cyangwa ababyeyi benshi, hari igihe tuba dufite ibikomere turi abakobwa ntitubimenye, tukabimenya tugeze mu rugo. Cyangwa umusore akaba afite ibikomere yarazamukanye ibikomere mu bwana, yagera mu rugo kubera ko agiye kubana n'undi muntu utari we, agiye kubana n'undi muntu badahuje amaraso, agiye kubana n'undi muntu badafitanye irindi sano na rimwe uretse kuba bakundanye. Ashobora ko agiye kubana n'undi muntu akomeretse kandi wenda uwo muntu adakomeretse. Adakomeretse. Buriya igihe ushaka kuba ukomeretse uwo mubana adakomeretse, bya bikomere byawe bikaba ari byo bimwangiza. Noneho kugira ngo uzafindure ko ukomeretse ni ubumenyi ubwabwo kubimenya. Buriya njya nkunda kuvuga ngo ubundi iyo wamenye ko ukomeretse, wabimenye ko ukomeretse ni intambwe ya mbere yo gukira. Iyo wamenye ko urwaye ukamenya indwara urwaye, niyo ntambwe ya mbere yo gukira. Kuko niyo urwaye ukajya kwa muganga, muganga yakubajije ati ese uriyumva ute, ufite ibihe bimenyetso, ese ufite umuriro, ese byatangiye ryari, aho ngaho niho muganga ahera amenya n'ibizamini ari bupime, amenya n'ikintu ari bugupime. Ni ukuvuga ngo igihe nta bumenyi ufite ku ndwara runaka biragoye kuyivura. Ariko yamenye ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora gutangira, ibimenyetso byonyine umurwayi afite bifasha muganga gutahura indwara.
niyo mpamvu muri iki gitabo nandika wenda bazagisoma hari aho nageze ndavuga ni hari aho nageze nkora liste y'ibimenyetso runaka bishobora kwereka gukomeretsa ibyo bimenyetso wabimenye ukagira ibyo wisangaho ukamenya ibyo wisangaho ukamenya ibimenyetso wishaka kwisangaho bishobora kugufasha gutangira gukira kuko niwajya kwa muganga agiye kwivuza bisanzwe ngo mbwire ngo mvura ndarwaye muganga ntiyakuvura nta kimenyetso ahereyeho numubwira ko ufite umuriro hari ikintu ari buhereho numubwira ko bari umutwe hari ikintu ari buhereho numubwira aho ubabara kuko numubwira aho ubabara kwinjira hariya muganga utamubwira uti ndababara akaguru akaba yaguvura akaboko cyangwa se akaba yavura mu mugongo cyangwa mu nda kandi nakaguru cyangwa nino riri ku kaguru kugira ngo rero muganga kuvure no mu busanzwe kwa muganga urabanza ukamubwiza ukuri ese urabara mu nda ese ni ugutwi ese nino ese n'amenyo ababara ese n'inzara zibabara ni ukuvuga ngo muganga kuvura akurikije ibimenyetso akubonana rero n'ibikomere ubitahura ukurikije ibimenyetso hari ibimenyetso ushaka kwibonaho ugatangira gutahura ko ushaka uburwayi ibyo bimenyetso ni nk'ibihe hari abavuga ngo umuntu ashobora kugira ubwoba bishobora wenda kudusaba ko dusoma ubwoba hari umujinya wenda si ngombwa ko wenda tubivuga si ngombwa ko tubijyamo ariko wenda nk'ikimenyetso nk'uko wari ubivuze nk'ubwoba cyangwa se umujinya cyangwa umunabi ukabije cyangwa urwango cyangwa gutakaza icyizere cyangwa kutishima kudaseka gutakariza abantu icyizere ugasanga umuntu abaho nta muntu yizera nta muntu muzima kuri bubaho umurakare ni umuntu w'umurakare agira ubwoba wizeye nk'umuntu akavuga urugero nk'ubu dushaka kuba twicaye hano turi kunywa amazi turi babiri hariya wenda hari undi muntu hirya yacu uri kutureba tugeze kumbaho rimwe ndi ku kazi umuntu aje ahantu nakoraga kera noneho muherekeje ahita ambwira turi ko fravuze kuri umutesi usiga amazi wari uri kunywa ukagaruka ukayanywa uzi ko burya ubwo nyine mbona birabunakaje birababaje aransomera ati ni gute usiga amazi ati se uko muherekeje amazi yawe yose bari kunywa uragaruka uyanyweye yego mbese hari ukuntu umuntu abaho ngiye nkumva ubusi nkumva umuntu mbasize nkumva umuntu uri buhagere turaba dupfiki ku buryo ashaka kujugunya ikintu mu mazi ndiko n'urugero ngo haye we kubera ubu wenda ashaka kuba arakanzwe n'ikintu cyangwa ari ikintu cyamubayeho kigatuma atakariza umuntu wese icyizere wazi n'uwataza kumva mu buzima nta muntu wo kwizerwa hari ukuntu rero umuntu ahura n'ubwoba ubwoba bukabije umuntu ugasanga ni umuntu ugira urwango rukabije muri we ugasanga ni umuntu ugira umujinya wa wundi urenze abanyarwanda batanga umujinya w'umuranduranzuzi ugasanga umuntu guseka ni igihe yabyibagiwe guseka kumva ni ibintu bitamureba agahorana agahinda akaryama akicura agahora agahinda ugasanga muri ahorana impamvu z'umubabaro cyangwa impamvu z'agahinda ibyo byose ni ibintu bishaka kwereka umuntu ko akomeretse cyangwa umuntu akaba hari umuntu wikunda cyane akabona ibintu byose ni we iby'abandi ntibimureba ushaka kuranda serivisi wowe ahubwo arashaka ko abantu bose bamukorere bavuga ibye bakore ku bye biramenye kandi ibyo bintu rero tukabifata umuntu akabijyana mu rugo agiye gushaka ushaka kugira ngo tugere kugira ngo tuganire urangije umuntu afite ibyo bimenyetso ni umukobwa afite ibyo bimenyetso ni umuhungu afite ibyo bimenyetso arakomeretse arangije agiye gushaka agira urwo rwango arahita agenda abwira umugabo ati uriya muntu ni ukumwanga amwange nta n'icyo bapfuye natamwanga hari ibingibi wenda turimo kubivuga mu kiganiro cy'umucyo mu muryango kuko tuzi ko bimwe mu bintu bishobora gutuma umunezero w'urugo utaboneka mu muryango cyangwa se n'ibibazo bikaba bikomeye mu muryango harimo uko abantu bajya kubaka n'ibikomere kandi urashaka kuko hanze ahangaha ubuzima abantu barimo bahuye n'ibikomere bitandukanye nk'ibyo kuba abantu barabaye imfubyi ari batoya kuba abantu bavutse mu muryango wenda nta rukundo ari amakimbirane uburyo abana bavutse wenda yaravutse asanga ise na nyina baratandukanye umwe hariya biramukomeretsa Eda yaravutse avuka wenda papa aramwihakana ni byinshi hari ingero nyinshi cyane kandi ni ibintu bitubaho mu buzima ukabifata waneza uti ngiye gushaka umugore umusore bamureba mu muhanda ntago bashaka kubona ko yambaye ipantaro agatebeza ntago bashaka kubona ko akomeretse yambaye ikanzu umukobwa ntago babona ko akomeretse aririmba hariya ari mu rusengero ari mu nzu y'Imana
ntago dushobora kumureba ngo kanaka uhagaze hariya ni umunyabikomere, wabimenya mwaganire cyangwa se hari ukundi kuntu bimeze. Bavuga ngo ibi bikomere n'ibi bimenyetso bigaragaza ko umuntu yakomeretse, ni gute umuntu yagerageza gukira mu gihe agiye nko gushaka, kuko agiye guhura n'undi muntu wenda udakomeretse, cyangwa se nawe arakomeretse ariko ibikomere si bimwe, bagiye guhura. Ni gute bafashanya cyangwa se batahurana ko nkomeretse kugira ngo mbashe gukira kandi dufatanye, kuko mu by'ukuri kubana n'umuntu ufite urwango kuko yakomeretse biravuna. Akubwira ati kanaka mwange niba utamwanze, kandi hari abantu akubwira ati kanaka uri umugabo uri sociable cyane, urakwakundanaga ukumva nta kibazo ufite, ukumva ufite urukundo ushobora gusangiza n'abantu bose. Umugore wawe kubera ibikomere yanyuzemo, wenda rimwe atanabizi cyangwa se anabizi, arangana pe, muvugana n'akantu gatoya niba mushwanye akakwangisha n'abakuzi n'abatakuzi, yarangiza agashaka ngo noneho umugabo wawe ati uriya ni ntago azongera kugaruka hano, kandi niwe bagize icyo bapfa. Urumva ni ibintu bigoye, rimwe na rimwe bisenya n'umuryango, bisenya n'urugo. Umuntu ufite ubwoba, umuntu ufite agahinda, umuntu uhora uganya, umuntu ufite umujinya, umuntu agahora afite umujinya avuga nabi, bana arakubita. Hariho abantu bashaka kuvuga ngo wa muntu ugira amahane mu rugo niko ameze, cyangwa abantu bakavuga ati uriya ni umunyamahane, kandi wenda ni igikomere afite cy'uko yabayeho cyangwa se byamubayeho. Umunsi abo bantu rimwe na rimwe ataritahura cyangwa se nitahuye akamenya ko bihari, ni iki cyamufasha kugira ngo niba hari n'ingaruka byamugizeho mu muryango bikaba uyu munsi bituma urugo rwe rutameze neza, wamubwira iki? Ni iki yakora kugira ngo abashe gukira? Urakoze cyane. Umuntu ukomeretse icyo yakora kugira ngo abashe gukira, icya mbere ni ukwakira amakuru cyangwa se ubumenyi kuri ibyo bimenyetso bishobora kugaragariza ko ukomeretse. Nakubwiye ko ugiye no kwa muganga, muganga bitamworohera kukuvura nta kimenyetso cy'indwara cyangwa cy'uburwayi ari kubona cyangwa se yumvishije. Buriya rero iyo wamaze kumenya ayo makuru, wamaze kumenya ko ukomeretse, ubwabyo kumenya ko ukomeretse mu miti cyangwa se mu miti cyangwa mu bisubizo y'ibibazo y'uburwayi cyangwa se uburwayi bw'ibikomere cyangwa se uburwayi bw'umutima, kuko ibikomere by'umutima ntabwo bigaragara. Akenshi ntabwo ibikomere by'umutima bigaragarira ku mubiri nk'uko wari ubivuze, ahubwo bigaragarira mu mivugire, bikagaragarira mu myitwarire, bikagaragarira uko umuntu yitwara, uko umuntu yitwara mu bandi, uko umuntu avuga ari mu bandi, uko umuntu nawe ubwe yitwara ku giti cye, tutarajya no ku bandi, nawe ubwe imyitwarire ye hari igihe ushobora kumugaragariza ko akomeretse. Iyo wamaze kumenya rero ko ukomeretse, ushobora kuvuga uti ngira umujinya mwinshi. Mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu akomeretse harimo kugira umujinya. Wowe ukicara ukigenzura, buriya kwigenzura ni byiza. Iyo umuntu yigenzuye ubwo akumva atameze neza mu mubiri, nibwo ahaguruka akajya kwa muganga. Rero no mu mico no mu myitwarire n'uburyo ubana n'abandi, nawe urigenzura. Umuntu ashaka kwigenzura ku giti cye. Si ngombwa nimba dukorana mu kazi ka buri munsi ngo nzakwegere nkubwire ngo ariko kana uzi ko ukomeretse, uzi ko buri ibi n'ibi n'ibi. Hari igihe ngewe nje nkakwegera muri ubwo buryo utanyumva, ariko ku giti cyawe bitewe n'amakuru wakiriye ko gukomereka bibaho, ko hari ibimenyetso bishobora kuranga umuntu ukomeretse ugasanga ubyibonyeho, ni byiza ngo ufate umwanya wawe, ufate umwanya ku giti cyawe wowe witekerezeho. Uvuga uti kanaka ko numvise story ko yatandukanye n'umukobwa bakundanaga bitewe n'uko umukobwa yagiraga amahane menshi. Ngewe nkabanyagira nzabona umuntu nkunda nyihanganire ku buryo yabona amahane yanjye akampropoza kubana nawe. Wowe utangire wisuzume, urebe uvuga uti ni ibihe bimenyetso byanyereka ko ngiye nkomeretse. Ese ko ngira umujinya ukabije nawe utewe n'iki? Uwo mujinya watangiye ryari? Ese ko ngira ubwoba bwinshi, ubundi ubu bwoba bwatangiye ryari? Ubu bwoba nabutangiranye mu bwana, natangiye kugira ubwoba bukabije niga muri segonderi, natangiye kugira ubwoba bukabije maze kuba umugore ngeze muri uru rugo. Ibintu byatangiriye ukigenzura, ugasubira inyuma mu buzima bwawe, ugasubira mu imibereho yawe, ukavuga uti wenda ndi ku ishuri, wenda byagenze gutya, wenda haza abajura muri dortoir, abantu barasakuza, guhera icyo gihe nagize ubwoba bukabije n'ubu niburamvamo. Rero buriya iyo wigenzuye, buri muntu wese iyo yigenzuye atibereye akibwiza ukuri, ahita abona
igikomere cyangwa ikibazo afite aho cyatangiriye. Ngewe nshobora kutiganiriza ngo binyorohere kwifindura, ariko nakuganiriza wowe ukaba wamfasha, nkabwira yenda tukaganira gutya na gutya. Uko tugenda tuganira nkagenda nibona nanjye, uko turi kugenda tuganira tuvuge wenda nk'ubwoba cyangwa se umujinya, cyangwa se ugasanga umuntu ahura n'agahinda, arakijijwe, amaze imyaka mu rusengero, yarimariye yewe n'umudamu, ariko afite agahinda nawe atazi impamvu yako, akumva ni umuntu uhorana agahinda gakabije. Hari umuntu muganira rero akubwira se ugenda katangiye ryari, wambaye ubukwe se mu ikanzu nabwo wumvaga agahinda gafite. Hari umuntu muganira avuga ati numvaga buriya nyine nari nakoze ubukwe yego, ariko buriya numvaga nta byishimo. Umuntu akumva wenda ubukwe kumva ikintu cyagashimishije buri muntu wese, ariko yakubise ukuri akakubwira ati buriya no mu bukwe numvaga ntazaho, numvaga atari njye wambaye ikanzu. Mukakomeza mukaganira, n'ejo mukaganira ugasanga nk'ako gahinda gakabije hari nk'umuntu wamubwiye ijambo ari umwana ribi, araribika rimugiraho ingaruka ntiyabimenya. Noneho yahura n'ikindi kintu kibi cyangwa undi muntu umubwira nabi bigahita byiyagrava, agakomeza akabika. Mwaganira ugasanga uwo muntu afite umubabaro cyangwa agahinda amaranye nk'imyaka 20 atabizi cyane. Cyangwa ugasanga nk'umwana akabaho, wenda ugasanga umuntu arakuze, mwasubirima mu buzima bwe bw'ubwana, ugasanga hari nk'igihe yari afite imyaka wenda nk'itanu, n'urugero ndiko bwabwiye ko nganira n'abantu benshi batandukanye, ugasanga mu bwana bwe yigeze gukora nk'ikosa, umubyeyi agiye kumuhana aramutwika, wenda nimba atetse afite nk'inkwi mu muriro, mu guhereza umwana igihano cy'ikosa akoze ugasanga akuyemo nk'umwase, aramwokeje nko ku kaguru cyangwa akaboko. Ubwo bushye mwana bikamutera umujinya, akawukorana kugeza ageze nk'imyaka 20. Ariko iyo ataresubira mu buzima bwe ngo arebe ahantu ikintu cyatangiriye, biragoye ko gikira. Iyo akibonye rero bitewe n'uwo ari we, kuko abantu dushaka kubona ikibazo turi babiri ariko ntitukacyakire mu buryo bumwe, tunagishakira igisubizo mu buryo bumwe. Iyo akibonye rero agomba kubanza akemeranya nacyo ku kintu cyabaye. Hari umuntu ukomereka ariko akaba yumva icyo gikomere yakigendera kure, agashaka kwibuza ko ari we cyabayeho. Ni byiza iyo agashaka kubyihunza, akumva se ko icyo kintu cyambabaza, ikintu cyambabaza mfite imyaka 5 se gute wambwira ngo ndakicaranye ku myaka 40, akaba atagiye agaciro. Ariko ni byiza ngo nimba ari ikintu cyakubabaje, cyakubayeho, waba uri muto cyangwa ukuze, ubanze ugihe uburemere bwacyo, ubanze ugihe umwanya wacyo. Nurangiza uko ikintu cyambayeho kandi cyangizeho ingaruka imyaka itari mike, ubu ngiye gutangira kuntu iki kintu cyava mu buzima bwanjye. N'urugendo nimba ikintu cyarakomereye kigiye kimaze imyaka 10 cyangwa 20, ntago guhita kikira ngo nuko wakimenye ngo gite gikira ako kanya. Nimba uri umuntu ugira umujinya cyangwa uri umuntu uhorana agahinda ngo nkubwire ngo kuko wabimenye, kuko amenye ko ari gikomere ngo rona kiratagikira, oya. Nimba ikintu cyarakomerekeje kikaba ubuzima, umujinya wawe ukaba ubuzima, agahinda kakakubera ubuzima, biragoye kwita utandukana na cyako kanya. N'urugendo ni nko kwa kundi muganga ashaka gupima akakubwira ati indwara urwaye uri bumwe iminini iminsi 3, cyangwa ko ati ibinini rero tugiye kugwatiwe n'iyi ndwara urabimara amezi 3 cyangwa amezi 6. N'igikomere cy'umutima rero umuntu agenda arwana nacyo buhoro buhoro. Tuvuga ushaka uri umuntu ugira umujinya, kavuga uti reka noneho ndebe ibintu binini bigari bijya bintera umujinya, bifatira umwanya nida nishaka nabyandike. Noneho nimara kugenda kamwe iki n'iki umuntu agize iri gutya bigenda gutya, bimena agize gutya bigenda gutya, uyu mujinya ngiye gutangira ndwane nawe. Cyangwa se ngize amahane, iyo ngiye hari ikintu gitumye mba nabi cyane ntekereza nabi, amahane yanjye nkoresha ibintu bitari byiza. Reka ndebe ibintu njya nkora igihe nagize amahane cyangwa igihe nagize umujinya, ukabikorera gahunda, ukabiha umwanya ukabyimenyaho, warangiza ugatangira ukavuga uti reka ntangire nige kubabarira umuntu nankosereza kugira ngo mfate ikigera we nyimene, ndebe ikindi kintu cyakinshimisha mu buzima mba aricyo nkora. Hari nk'umuntu ugira umujinya mubi ariko akavuga ati ibyo byose nkunda gucuranga, cyangwa nkunda indirimbo ya korali runaka, ikintu cyakimbabaza kugira ngo nihutire guta ndejisa mu mahane cyangwa mu mujinya, reka mite nshiraho indirimbo ya korali n'iyi mite numva biramfasha gucururuka.
rero umuntu kwimenyaho ikintu no gushaka umuntu ryari bukivemo biterwa n'umuntu ku wundi, birahindagurika. ushaka kuba uri muri urwo rugendo rwo gukira uri kwifasha wenyine cyangwa se uri gufashwa n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. hariho ukuntu umugabo cyangwa umugore ashaka kwicara bagatekereza akavuga ati rero reka dufashanye, nasanze nkomeretse, nasanze ikintu kintera umujinya cyangwa kintera umunabi ni iki n'iki n'iki iyo turi kumwe. uzajya umfasha nubona bigenze ko ntagiye kuvuga nabi, yenda ukore nk'aka gasinye cyangwa itunzanira amazi mu kirahure, nzahita mpita menya ko uri gushaka ko ncururuka. ako kasinye umugabo n'umugore bakaba bakaziranyeho bagafashanya. rero biterwa n'ahantu uri, biterwa n'abantu muri kumwe, biterwa nanone n'imitekerereze ufite. hari igihe umuntu amenya ko akomeretse bikaba byamutera umubabaro akavuga ati yo ndakomeretse, uyu mujinya wanjye wabangamiraga umugore wanjye cyangwa wabangamiraga umugabo wanjye, bigatuma ufata ingamba. biterwa n'ikintu giguteye gufata ingamba, ukavuga uti wenda mbimenye ko nkomeretse, ndi umugabo ndubatse, kandi umugore wanjye ndamubangamira kandi ndamukunda, yo ntarakaye, ubundi tuba turi abantu beza. ugatangira ukavuga uti ikintu gitumye ntangira urugendo rwo kuba nakira ni iki. ibyo nabyo ikintu gitumye utangira urwo rugamba rwo gukira, impamvu ibiguteye ishobora kugupusa mu gukira vuba cyangwa mu gutinda gukira. noneho umuntu uri kugufasha gukira, umuntu uri kugufasha urwo rugendo rwo gukira ibikomere, nawe ashobora kugira uruhare mu gutuma bya bikomere bikira vuba cyangwa bidakira vuba. kuko uzarebe nko kwa muganga, iyo muganga aguhaye umuti urwaye nk'inkorora, ya nkorora mu cyumweru cyose ugasanga ya nkorora ntirakira, hari igihe muganga avuga ati naguhaye uyu muti, reka noneho nguhindurire ngo uyu muti. biterwa n'umuntu uri kukuvura nanone. urakoze cyane. birashoboka ko umuntu mubana yatahura ko cyangwa se yamenya mu Kinyarwanda yamenya ko ukomeretse wowe utabimenye, yagufasha gute? tuvuge wenda n'umuntu wenda ashobora kukwanariza ibikorwa byawe akareba, cyangwa se akareba ibikorwa ukora akavuga ati uyu mugore wanjye uyu mushinya agira yarakomeretse wenda nkurikije n'amateka y'ubuzima yambwiye. uyu mugabo wanjye aya mahane ubwoba agira, reka tuvuge ubwoba, aho kugira ngo nsenye, kuko wenda niba agira ubwoba rimwe na rimwe agira n'ubwoba ku tuntu dutoye kumva birakujene, kuko birajenana cyangwa kandi ubwoba wenda ni ikintu kitagize, wenda amahane n'umujinya bishobora kuba ari ibintu bishobora gutuma abantu barwana biki byose, ugasanga intonganya zirabaye, uwo mujinya nawe arakwagrisa bagatuma urakara, noneho ukabibona ukavuga uti ibi bintu ndumva hari icyo namufasha. ni gute wenda nk'umuntu ashobora kuba uyu munsi turimo tuganira ashobora kuvuga ati wa mugore wanjye bwa bwoba afite n'ubuzima yanyuzemo wenda bw'ubupfubyi cyangwa se bw'ibyamubayeho byamuhahamuye, hari abahura n'ibintu bikahahamura, n'ubwoba yateye, ni igikomere afite, kandi hari icyo ashobora gufasha mugenzi we mu gihe wenda we yamumenye, wenda akamenya ko hari ikibazo afite kuri ubwo bwoba, ku mujinya, ku burakari, ku kwangirika kw'amarangamutima. ugasanga umuntu nta kintu kimushimisha kibaho, sibyo? ugasanga umuntu ni mpamvu, nta kintu kimushimisha. abandi ushobora kuza abandi bagahobera, abandi bagahoberana n'urukundo rwinshi cyane baseka, we ahora acecetse. hari abantu tubona bacecetse hano hanze kagira ngo baritonda, kugira ngo baritonda, tukagira ngo cyangwa se wenda kandi baribabariye, kumba ari ibikomere byababayeho. ibyo bikomere umuntu mubana ashobora kubimenya akaba yagufasha. niho naganishaga. urakoze cyane. umuntu mubana, umugabo cyangwa umugore wawe ashobora kubimenya rwose ko ukomeretse, wenda wowe utaranabimenya. umuntu mubana igihe yabashije kubona ko ukomeretse, hari igihe yabigufashamo nawe bitewe n'urwego rw'ubumenyi afite. buriya hari ukuntu umuntu ashaka gukurikira kino kiganiro tugiranye ayubatse, wenda nk'umugore agahita avuga ati ko umugabo wanjye umushinya agira wasanga yarakomeretse, agahita atakamubwira ati rero wa mugabo we namenye ko ukomeretse. urumva mu by'ukuri we ngubu ubumenyi yakiriye agiye kumufasha wa muntu, yarazi ko agiye gufasha wa muntu ariko aramwisha cyangwa aramusenya, namukomerekeje burundu niba nakomeretse. yego. rero urumva kugira ngo umuntu mubana mwashakanye agufashe gukira ibikomere, nawe biterwa n'urwego rw'ubumenyi afite, cyangwa wenda n'urwego rw'ibikomere nawe afite, kuko wenda nawe ashobora kuba afite urwego rw'ibikomere afite. ibintu bijye bihari nganiriza nk'abadamu cyane cyane,
twaganira ku bikomere cyangwa se ku moko y'ibikomere cyangwa se ubuzima bujyana no gukomereka, we ntahita abona ibikomere bye, agahita ahubwo abona ibikomere by'umugabo babana. Nkamubwira ni rero turi hano turi abagore turi 10 n'urugero cyangwa turi 20, abagabo mwibatinda aho tugiye kuganira nk'abagore, turebe umugore ukomeretse mu rugo bigenda gute. Noneho hari ubakomeretse cyane ntashake kumva ko hari igikomere afite, akavuga ati umugabo wanjye ni ukomeretse, umugabo wanjye ni ufite ibi, ni ufite ibi. Yamara kumva ikintu agashaka ikintu guta kikura akagishyira kuri mugenzi we, cyangwa se n'umugabo akaba yagishyira ku mugore, n'umugabo akaba yagishyira ku mugore ati byose duhura nabyo muri uru rugo, kuba tudatera imbere ni uko umugore wenda asesagura, ni uko ari umugore upfusha ubusa. Umuntu yakumva ngambanje kuvuga ku kantu kugira ngo abashakanye badukurikiye kuri iki kintu cy'imiterere cyangwa se cy'ibikomere bishobora gutuma ugira imyitwarire runaka, ntuhite wumva ikosa urishyize kuri mugenzi wawe, cyangwa se gutahura uburwayi bw'umutima gutangire guta utahura ubwa mugenzi wawe utaratahura ubwawe. Ni byiza wowe ubanze wirebe cyangwa se witekerezeho. Wari uvuze uti se umuntu abashakanye bafashanya, abantu babana bashaka gufashanya bitewe n'ikintu mufasha icyo ari cyo. Urugero, ushaka gufasha uwo mwashakanye muganiriye, ushaka kumufasha mutanaganiriye. Gute rero? Urugero, ushaka kuvuga uti ngewe umugabo wanjye wenda agira amahane, cyangwa se umugore wanjye agira amahane, cyangwa se kavuga uti umugore wanjye iyo yarakaye amera gutya na gutya kandi bimbangamiye. Wowe uri umugabo ushaka gufasha umugore gukira cya kintu cyitwa uburakari bukabije cyangwa se wamujinya ukabije. Wowe uri umugabo ushaka gufasha umugore wawe muri ubwo n'urugero mfashe, ushaka gufasha umugore wawe gukira wamujinya ukabije, ukamuba hafi, ugakora ku buryo wirinda ikintu cyose kizajya gituma arakara. Ushaka kuvuga uti umugore wanjye arakazwa n'ibi n'ibi n'ibi, ukabikorera urutonde. Nimba umugabo ushaka gufasha umugore wawe, bakora liste y'ibintu bijya bituma arakara cyangwa se agira umujinya. Ibyo bintu nimba umugabo ugatangira ukabyirinda, ukabigabanya, bya bindi bituma umugore wawe yagira uburakari bukabije, kuko wa mugore we iyo yarakaye hari byinshi bihungabana mu rugo. Rero bitewe n'uko ari n'amahane afite, ushaka utirirwa unabimuganiriza, kuko kubimuganiriza biratera andi mahane cyangwa andi makimbirane. Wowe ukafata umwanzuro ukavuga uti uyu muntu tubana agira umujinya ukabije, ngiye kugerageza kwirinda ikintu cyatuma agira wa mujinya cyangwa bwa burakari. Ushaka kuba uri umugore ukavuga uti umugabo wanjye agira ubwoba bukabije, cyangwa se umugabo wanjye agira amahane akabije. Ukavuga uti ni ryari nabonye amahane y'uyu mugabo, amahane y'umugabo nayabonye byagenze gutya, nayabonye habaye iki. Ukabanza ugakora research, ukabiha umwanya, ukavuga uti uyu mugabo kugira ngo mbone amahane ye ko akabije hari habaye iki, byagenze gutya, byagenze gutya. Utiriwe ubimuganiriza, ushaka kwiyeranja ukavuga uti uyu muntu ngiye kumubera muganga bucece. Ubwo umugabo wanjye iyo habaye icyo ari kuvuga nabi cyane, ariko mbona wamujinya ukaze, ariko akubita abana mu buryo budasanzwe, reka ngiye mfate uyu mwanya, mbihe umwanya, ngiye gucungana n'uburakari bw'uyu mugabo. Ibintu byose bituma arakara nkabanza nkamenya ngo ni ibiki, ese ni ryari njye nabonye uburakari bw'uyu mugabo. Noneho utangire mu buzima bwawe bwa buri munsi ugabanye bya bintu bimutera umujinya na bya bintu bimutera uburakari. Wowe ubigabanye urebe ko hari icyo bitanga. Hari igihe azisanga wa undi mubana nubwo utabimuganirije, nubwo ubumenyi wasomye watabusomye, hari igihe uzisanga mumaranye ukwezi wa mujinya utawubonye, wisanga ibyumweru 2 biciyeho ntawe uvuze nabi kubera ko ikintu cyavugaga nabi, we wahisemo kuba muganga, wahisemo kumufasha atabizi. Akenshi uzasanga abo bantu bafata icyemezo cyo gufasha bagenzi babo bucece bagira umusaruro mwiza kurusha abandi bavuze nasome igitabo, icara rero dusome, icara dusome, icara nkubwire rero ibintu bikwereka ko nawe udasanzwe. Abantu bahitamo kuba umuyoboro w'amahoro bucece, cyangwa se abantu bahitamo kuvura bagenzi babo bucece, bagira umusaruro mwiza kurusha abandi bagiye kubivuga nta nikirakorwa. Aha, urakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'ibikomere abantu bafite, kandi hari ibintu byinshi bikomeretsa abantu n'uyu munsi biracyahari muri sosiyete. Abantu barakomereka, umuntu agahura n'ibikomere by'imibereho, by'ibikomere twabivuze muri rusange, ariko abantu twabonye ibintu bigaragaza ko umuntu ashobora kuba akomeretse, kuba umuntu nta byishimo, ubwo mujinya, amahane, intonganya, ubwo bigatuma ibyo bintu byose bibaho. Ukuntu umuntu ashobora kubaho afite ubwoba, bigatuma nta munezero w'urugo haba, byose n'ubwoba. Hari umuntu wari ufite umugabo n'umugore, umugore agira ubwoba cyane
umugabo no kubatwara mu modoka n'abana akavuga ati ubu ngubu dutwaye twahita dupfa kuko ibintu byose birebera muri sanse negative mu bwoba dukoze impanuka twahita dupfa twese ukabona noneho umugabo akabona ntabwo abyakira yatinze ubuse uri hehe ushobora kugira ikintu no gufata umwana akamushyira kuri moto umwana arahita apfa agenda mu muhanda ubwo ari kumwe nandi kumva ari ubwoba mu by'ukuri ukumva uwo muntu afite ikintu cyamuteye ubwoba wenda nawe adashobora kumva adashobora kumenya wari uvuze ngo ufashe undi atabizi birafasha kuko hanari nshatse kuba bivuga ko hari n'ushobora gushaka gufasha akaba ataguha umwanya akahita yumva ko wenda hari uwamufashe nk'umurwayi urumva wamubwiye ati wenda ubwoba butewe gutya cyangwa se hari ukundi kuntu bimeye tugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu ngo wenda ubwire abantu badukurikiye babwire uburyo kubaha icyizere ko bishoboka ko umuntu yakira kandi akagira ubuzima bwiza ese birashoboka ko umuntu yakira ibikomere by'igihe kirekire agakira niba ari umuntu wagiraga ubwoba bugashira bitewe wenda n'urugendo rw'ubuzima wenda ndamufatiye amasesiyo cyangwa se wenda hariho n'abakansera ese birashoboka ko umuntu ashobora gushyira umujinya akumva aratuje niba yaragutewe n'ibikomere birashoboka ko umuntu wenda ashobora kuba hari ikintu cyamukomerekeje muri ibyo bimenyetso bibi bishobora gutuma urugo rutaba rwiza akaba yabikira akaba yavuga ati narakize hari example zinahari wenda mu kudusobanurira no kuduha ibyiringiro by'uko ibyo bintu bishoboka duhe example kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu urakoze cyane kuba naho umuntu ibyiringiro ko ibintu bishoboka ibyiringiro birahari ariko nko nigeze kubikomeza dutangira nakubwiye ko nkanjye ikintu cyatumye mbasha gukira no kumenya Imana kumenya Imana cyangwa se kwakira agakiza cyangwa se kumenya ijambo ry'Imana biri mu bintu byamfashije gukira ikindi cyamfashije gukira no kumenya ko atari njyewe njyenyine ukomeretse no kuvuga ngo kumenya ko atari njyenyine ukomeretse byamfashije gukira hari umuntu ukomereka akagira ngo niwe wenyine ukomeretse ego rero kuva sinavuga ngo nukureka kwikunda kureka kwizengurukaho ukajya no ku bandi bantu nimba narakomeretse si byiza ngo nibwire ko ari njye ubwowe njyenyine cyangwa ari njye ubabaye njyenyine igihe nzakomeza kwibwira ngo ni njye njyenyine nzaba nishuka kandi bizamfasha kudakira rero umuntu ukomeretse icyo namufashisha cyangwa se kumufasha kugira ibyiringiro byo gukira umuntu ashobora gukira yifashishije ubwe ku giti cye sibyo umuntu n'Imana cyangwa se umuntu wakijijwe hamwe n'ubusabane n'Imana cyangwa se ubusabane mu gusenga hari umuntu uvuga ati njyewe nta muntu nakwizera nabwira ibyanjye ahubwo nzajya pfukama mbibwira Imana gusa yonyine hari igihe rero wowe n'Imana mushaka kwifasha gukira ariko hari n'igihe akenshi uzasanga undi muntu mugenzi wawe yaba uwo mwashakanye cyangwa inshuti yawe igufashije gukira gusa icyo navuga cyo nuko gukira ibikomere birashoboka gukira ibikomere birashoboka umuntu akaba ari umurakari cyangwa ari umunyamibabaro akaba nta bitwenge agira igihe kigakira ibikomere bigashira ugaseka ukanakwenkwenuka ibyo bintu birashoboka ko umuntu ashobora gukira igikomere kandi agakira burundu ahangaha wenda sinzi ko turi bubyumve kimwe n'abantu benshi urabona hari nk'umuntu bitewe n'inkovu ubusha nko gushya ku kaboko cyangwa ku rutoki wenda uri mu gikoni utetse bitewe n'ikintu cyagutwitse amazi cyangwa amavuta cyangwa se igiki cyagutwitse cya gisebe kikaba cyakirava cyangwa kigatinda cyangwa se kikaba cyagusigira inkovu ya nkovu ikaba nayo yagera igihe igasibangana cyangwa ya nkovu ikagumaho rero n'ibikomere by'umutima nabyo bigira uburemere butandukanye bitewe n'umutima w'umuntu bitewe n'aho ukomeretse n'igihe ukomerekeye n'igihe umenyeye ko ushaka gukira rero umuntu wese ukomeretse namubwira ngo gukomereka birashoboka nako gukomereka uko bishoboka niko no gukira bishoboka ikindi kuvuga ngo igikomere cyakira nta gihe runaka gihari cyo kugira ngo igikomere ngo numara kukimenya kizakira mu gihe kingana gutya biterwa n'uburyo nawe utwara ibintu kimwe n'uko hari igikomere gikira kikagusigira inkovu iyo nkovu ukaba ntaho yajya ariko ukabaho mu by'ukuri ya nkovu idatonekara nk'igisebe niyo ngo inkovu yakize n'igisebe cyatinze gukira no ku mubiri bigira ingaruka cyangwa se biratandukana igisebe iyo ukirwaye igihe kinini kugikoraho ukagitoneka birababaza
ariko cya gisebe narwaye igihe kigakira hagasigara inkovu, ya nkovu kuyikoraho ntago nonekara. Yego. Rero n'ibikomere by'umutima mu bantu bashakanye bigira uburemere cyangwa se bikagira uburemere cyangwa uburyo bwo gukira bitewe natwe ubwacu, bitewe n'umutima w'umuntu ku giti cye. Yego. Urugero hari aho wavuze ngo hari umuntu ushobora yenda gukomereka akaba atabyemera. Ego. Kuba mubwira uti ndagufasha, ngiye kugufasha, akavuga ati wowe ni wowe ufite ikibazo, ni wowe murwayi, kuko urumva ko gukomereka ushobora kumva ko wenda mu isi ko wenda uwo mujinya afite, kandi yumva ko kuba wenda hari ibyo yatunganiye yari abifiteho uburenganzira, kandi wenda atari byo kubera ko yagize umujinya, kuko umuntu afite umujinya avuga nabi. Ukuvuga nabi ukaba wamubwira uti wivuga nabi, nyamara ibyo n'ibikomere ufite, agahita akubwira ati yewe ibyo navuze byari byo, bikaba byaba intambara. Birashoboka cyane ko urugendo rwo gukira cyangwa se urugendo rwo kwitahura bikomereye bishobora kuba intambara hagati y'abantu babiri. Umwe akavuga ati nyamara urakomeretse ariko ngewe sinkomeretse. Tugeze kubivugaho ko hari igihe ushaka gufasha umuntu we wamaze kumenya ko akomeretse, ushaka kumufasha utavuze. Si ngombwa ngo nimba ugiye kuvura umuntu cyangwa gufasha umuntu kuva mu kintu runaka ko ugomba kubimubwira ukanabimwemeza. Burizere nko kwa muganga, hari ukuntu umuganga iyo abona urwaye yenda wacitse intege cyangwa nta mbaraga ufite, hari ukuntu umuganga yibwiriza wenyine akazana serumu akagushiramo akavuga ati serumu yishyizemo umuti uyu n'uyu. Wowe si ngombwa ngo unabimenye. Hari n'igihe umurwaza watabimenya ariko umuganga akaba azi icyo yakoze. Rero nk'abantu babana, icyo nababwira niba ubona umuntu mubana akomeretse cyane cyangwa se ukabona ibikomere bikubangamiyeho, naguha icyizere cyo kukubwira ngo birashoboka ko umuntu wawe ukomeretse yakira. Birashoboka ko umuntu yakira, ushaka kumufasha umubwiye cyangwa utamubwiye, ushaka kumufasha abizi cyangwa atabizi. Ubwo ahangaha ingero zaba nyinshi kuko buri muntu iyo babana baramenyana, haravuga ati uyu mugore niramuka amubwiye gutya birabibaza, uyu mugabo nimubwiye gutya birabibaza, ahubwo reka ngiye mufashe. Rero umuntu ushaka kuba wenda waragize ubumenyi ku bikomere runaka, ukabona aho utangiriye kubimenya cyangwa se kubibwira umuntu mu bantu ukabona biteye ibibazo, hari ukuntu wakucecekera ukamufasha bucece. Ukamufasha bucece kandi gukira n'urugendo. Buriya umuntu avura umuntu bisaba ngo yihangane, kuko ushaka kuvuga uti bwongeye kumutwara gutya wenda nko mu mezi abiri iki kintu kiraba cyashize. Hari indwara ikira mu mezi abiri, hari ikira mu mwaka, byaterwa. Rero navuga ngo sinamenya uburyo nafata urugero cyangwa detaye kuvuga ngo gukira n'ubu buryo, ariko icyo nabwira umuntu wese wubatse ushaka kuba abana n'umuntu ukomeretse cyangwa se ubatse ubwe akabona ko akomeretse, icyo namubwira ni uko amahirwe yo gukira ahari. Amahirwe yo gukira arahari, hamwe no kumenya Imana, hamwe no kwihanganirana. Tugeze kuvuga aho ubushize tuvuga ngo iyo abantu babana ikintu kibafasha no gukundana. Uzi ko hari umuntu ushaka kuba agira amahane, ariko bitewe n'uko abana n'umuntu umukunda yamahane akayihangana cyangwa ntayabone, akanagenda ashiraho, akanagenda ashira, yabonye urukundo. Kuko amahane wenda yatewe n'ibikomere, ariko kuko yabonye urukundo, wenda kugira amahane no kuvuga nabi nta rukundo yabonye, nta wamwitayeho, no akatangira kugenda agenda yamahana agashira. Cyangwa se ukaba uri nko mu kazi wenda nk'ahantu ucururiza cyangwa aho ukorera, ukabona hari nk'umugore uvuga nabi cyane, akantu kose avuga nabi, cyangwa se umugabo, ukibaza buri muntu abana nawe ntiyagowe, umugabo cyangwa umugore agitwara amande, ariko kubera ko umuntu babana bafitanye urukundo yaramukunze, amenya no kumwihanganira muri ya mahana akamwihanganira. Nabyo birashoboka. Buriya urukundo rutwikira ibintu byinshi cyane. Buriya abantu babana bakundanye n'ibikomere bigeraho bigakira. Buriya urukundo ni umuti w'ibintu byinshi, kubabarirana ni umuti w'ibintu byinshi, byose birashoboka. Urakoze cyane. Ntekereza ko muri ibyo ngibyo no ku rugendo rwo gukira, uramutse umenye ko wenda hari ibikomere ufite, hari n'impamvu zabitewe ukabimenya, kwa kundi umuntu ashobora kuba azi ko yakomeretse. Hari n'abakansera, kuba wasanga umuntu akagukorera session za counseling akagufasha, nabyo begera igihaka, kubera ko wenda abazi uburyo ashobora kugira umuntu, kuko wenda abagabo bacu cyangwa se n'abagore bacu hari igihe batari kuri urwo rwego rwo kudufasha, ariko iyo mbye mbimenye nkaba nakwegera umuntu wenda ushobora kumfasha. Ntekereza ko nabyo harimo gukira ibikomere, hamwe no gusenga Imana. Yesu nawe arakiza yo muri bikomere byo mu mutima, byamiri abantu batashobora kutubonera, abizera turabyizera. Rero reka tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka mbashimire Flavia, nshimire n'abantu bateze amatwi ikiganiro, n'abantu badukurikiye mwese, tubashimire uburyo mwabanye, kandi twizera ko hamwe no gukomeza gusenga Imana kugira ngo idufashe, twifuza ko umucyo ugaragara mu muryango, kandi twese tukaba mu muryango mwiza, twifuza umuryango twishimira, umuryango twifuza kubamo.
rero ikiganiro umucyo mu muryango nakagaruka, reka tubabwire ngo bayi, ibihe byiza. murakoze cyane.